tugarutse rero tuvuga ku ngingo yacu y'umunsi abakoresha impushya zo gutwara ibinyabiziga ku binyabiziga bitagenewe ngira ngo hashize iminsi muri iyi minsi hamaze iminsi havugwa ikibazo cy'abatwara ibinyabiziga badafite kategori ya permis banenga polisi ko yongereye amande yabacaga yavuye ku bihumbi 10 akagera ku bihumbi 50. Izi mpinduka zatewe n'iki? Ese kutagira kategori runaka bihurira he no kutagira ubumenyi mu muhanda? Ibi bigira izihe ngaruka? Ibi amategeko ateganya iki? Dufite rero abatumirwa muri studio baza kudufasha kumva ingingo. Turi kumwe na ACP Boniface Rutikanga uhagarariye Rwanda National Police, tuguha ikaze mu kiganiro. Turi kumwe kandi na Jean Paul Habumugisha, akaba umwe mu bahagarariye Amategeko cyangwa se abafasha abantu kwiga amategeko y'umuhanda ndetse no gutwara ibinyabiziga. Jean Paul Habumugisha, tuguha ikaze. Murakoze cyane. Turaza no kwerekeza hanze ya studio zacu, turi kumwe na mugenzi wacu Jean Paul Turatsinze, nawe araza kudufasha kumva ibitekerezo ndetse n'icyo abakoresha umuhanda basaba cyangwa se nabo ubwabo uko babitekereza, ariko uko bitekerezwa mu gihe byaba bitandukanye n'icyo amategeko ateganya. Ese icyo gihe bihurizwa hehe? Niyo mpamvu umuvugizi wa polisi y'u Rwanda turi kumwe muri studio za televiziyo Rwanda. Ibi bimaze iminsi birimo kuvugwaho ku mbuga nkoranyambaga. Abantu batiyo bagusangaga udafite kategori, reka ntanga urugero, utwaye imodoka ariko ufite kategori yo gutwara moto, cyangwa se utwaye moto ariko ufite kategori yo gutwara imodoka. Ni ibintu bibiri bitandukanye. Bati twacibwaga ibihumbi 10. Uranyemera duhera aho ngaho mbere yuko tuza kureba icyo amategeko ateganya. None ubu ngubu barimo baraduca ibihumbi 50. Ni iki cyahindutse? Murakoze. Yenda icyahindutse nuko bariho bahanwa, ariko ikiro gikorwa nuko ari ugukurikiza uko itegeko riteguye. Ni byiza ko nubwo uhereye aho ngaho abantu bumva ni imiterere yenda y'izi kategori icyo bivuze. Ubwo uyu munsi ni amahirwe turi kumwe na mugenzi wacu Jean Paul hano, ariko burya icyambere iyo bavuze kategori ntabwo ari kategori ya permis, ahubwo ni kategori y'ikinyabiziga ugomba kubutwara. Ubwo A ni kuri moto, B ni imodoka ntoya zitwara abantu zifite imyanya, so gutwara abantu zifite imyanya. Ndagira ngo aho hantu bahumve. Hari uvuga ngo je natwaye abantu zifite imyanya ishobora kujyamo abantu batarenze 8. Ntago watwara abantu barenze 8 mu kinyabiziga ufite kategori B. Ntago byemewe mu mategeko. Ntabwo byemewe. Ubwo nimba ari imodoka ifite imyanya 8 ukabarenza, hari ikindi gihano cyo kuba wujuje uhabwa. Ariko nanone nimba ufite minibus igene gutwara abantu 30 yenda ukashyiramo abantu 2, ntabwo ufite kategori uruhushya rwo gutwara ikinyabiziga cyo muri kategori B, ntibivuze ko udahanwa ngo kuko ufitemo abantu batuze ya myanya. Kuko batageze batarenze 8. Wibuke itegeko icyo bivuze, navuze imyanya. Yego. Imyanya bijyanye n'ubugari bw'imodoka n'ubunini bw'imodoka. Nabyo bigisha, iyo yigisha umuntu uzatwara imodoka ye n'umuryango we, niyo yigisha umuntu uzatwara abantu, biratandukanye. Icyo ni kimwe. Cya kabiri, ntabwo igihe cyose wakwizera ko umuntu azajya atwaramo abantu 2. Ese wagura imodoka y'imyanya 16 30 uzatwaramo abantu 2? Icyo ntibishoboka. Ni ukuvuga ko ugura iyo modoka ufite icyo uzayikoresha, imyanya uzayicuruza cyangwa hari ikindi uzakora. Izo kategori rero zigomba gukurikizwa muri ubwo buryo. Rero uti habaye iki? Icyabaye nuko byagaragaye ko harimo kudakurikiza amategeko uko bikwiriye, harimo kurengera. Nababwira ko mu mezi 2 ashize dukora ibikorwa bya polisi mu mihanda hirya no hino, tumaze gufata abantu barenze 900. Sino kuba badafite kategori, no kuba badafite permis ahubwo. Ubwo rero ibihano biriho birashyirwa mu bikorwa uko itegeko ribiteganya. Noneho reka ngaruke kuri za kategori rero. Permis si kariya gakarito, wenda nuko ntayikwiye muvuga ngo nyerekane. Uruhushya si kariya kantu. Uruhushya ni iriya nyuguti ihagarariye ikinyabiziga wemerewe gutwara.
nimba ufite wemerewe gutwara kategori A kariya karito irajyaho A. Nimba wemerewe gutwara ikinyabiziga cyo muri kategori B harajyaho B. Byumvikane ko B kugera kuri E hejuru ya B ni supplementaire. Burya ufite wakoreye provisoire yakorera A, ariko A ntimuhesha uburenganzira bwo gutwara B, kuko agomba gukorera B, kuko imitwarire ya moto itandukanye n'imodoka, imitwarire y'imodoka isanzwe itandukanye n'iy'imashini. Ariyo mpamvu A na F bifite umwihariko wabyo, byo ushobora kubikorera uvuye muri provisoire. Izikurikiyeho rero zubakira kuri B. Rero iyo ufite izindi ntiwazihabwa udafite B, ugomba guhera ubakira kuri B, ko ni supplementaire cyangwa n'inyongera. Araza kubinsobanurira mugenzi wanjye neza. Ariko na D, buriya D ifite D rimwe. D rimwe ni ukuvuga ko uwa D ni Coaster, ariko D rimwe uba ugiye kuri bya bisi binini bitwara abantu bageze kuri 50 n'abandi. Yego. Ubwo nawe yo D rimwe ni supplementaire ya D. Ni ukuvuga ko iyo ufashwe ufite kategori B wemerewe gutwara ivatiri, ufite kategori A ugatwara ivatiri ya B, uba ukoze ikosa, kuko uba utwaye kiriya binyabiziga utagifitiye uruhushya. Yego, mutwemerere wenda turakomeza tugenda tubyinjiramo, kubera yuko zimwe mu nshingano polisi mufite harimo kwigisha, n'ubu buryo nabwo ibyo byose ni uburyo bwo kwigisha. Ariko kugira ngo twasohoka hanze ya studio, reka dusohoke hanze ya studio kugira ngo turebe mugenzi wacu Jean Paul Turatsinze aho aherereye, hanyuma atubwire uko bimeze. Jean Paul Turatsinze, uratwumva? aho uherereye abanyeshuri ibyo ari byo byose ko ndimo ndabona uri muri auto école, barabivugaho iki? Baravuga yuko umuntu urimo kwigira B aba atashobora gutwara nk'ufite kategori A. Bo baravuga ngo uruhushya rwo gutwara ikinyabiziga ufite B, ikinyabiziga cyose wagitwara ni hagati ya moto n'imodoka. Icyo bagiye bambwira bavuga ngo bari basanzwe bazi ko ibyo bikorwa bitanyuranyije n'amategeko, ariko nabo batunguwe no kumva umuntu ufite uruhushya rwa A ariko rwo gutwara moto ashobora gutwara ikinyabiziga cy'imodoka ifite imyanya runaka, cyangwa waba ufite kategori ya B ukaba watwara moto. Rero nabo ngo baratunguwe cyane, ariko reka bibibarize kugira ngo mwegere hano tuganize kuri televiziyo Rwanda. Bagana ahangaha rwose bisa, uratubwira amazina yawe no utubwire uko bimeze. Ubundi ahangaha iyo muri kwigisha ku bijyanye n'impushya, ese ushobora gutwara ikinyabiziga cyose bigenda bite? Ntabwo byemewe ko atwara ikinyabiziga adafitiye uruhushya. Ubundi umuntu akwiye gutwara ikinyabiziga afitiye. Amazina yawe ubundi witwa nde? Nitwa Ntezimana. Rero ndagira ngo utubwire ko bigaragara ko hari umuntu ushobora kuba ufite uruhushya rwa A agatwara imodoka, cyangwa akaba afite uruhushya rwa B akaba yatwara moto kandi ategeza ko uru ruhushya rwa moto. Mwebwe ibi mubivuga iki? Nta kosa, kandi nkurikije ko tubyigisha ikosa rero kiri naho polisi biteganya. Numva nyine bikwiye guhanwa hakurikijwe itegeko. Yego. Naho se ubundi muri rusange mu bijyanye no kubahiriza amategeko y'umuhanda mukoresheje izi mpushya muba mwarakoreye, hari imbogamizi mufite, bimeze bite? Ibyo ngibyo abantu baba barabyize ku buryo buhagije. Numva neza ko abantu bakwiye kubikora, usibye ko iyo uri kugenda mu muhanda tutari hano mu kigo, abantu ubona yuko babikora mu buryo bunyuranyije n'amategeko, birengagije ibya tegeko baba barize. Icyo mbibonamo. Yego, muri make nta mbogamizi mufite? Nta mbogamizi mufite, kuko biri mu bitabo bigiye byigwa neza. Nta mbogamizi ziri. Yego, reka tubaze n'abandi. Yego, ndagira ngo nawe ndimo ndumva ubanza mufite network nkeya, sinzi wenda niba ubwo turi bubareka tukaza kugaruka se. Ariko njyewe ndimo ndabumva. Yego, uratwumva, ariko twebwe turimo kubumva ijwi ricika. Ngira ngo wenda akira undi muntu. Reka twongere tugerageze twongere. Yego, nyemerera mwongere mugerageze, noneho tuze kubakira wenda tubasha kumva ibitekerezo byabo muri kumwe neza. Jean Paul. Yego.
nk'uko turimo kubyumva umuvugizi wa polisi abisobanura, umuntu arumva ibyo ari byose byumvikana, kandi muri Amategeko iyo murimo kwigisha mwigisha mushingiye ku itegeko, mukurikije uko mwigisha. Ubwo wenda n'umuvugizi wa polisi araza no guhita afatiraho nyuma atubwire uko gushirika ubwoba, uko kujya mu muhanda sans permis cyangwa se ugatwara ikinyabiziga kidahuye na kategori ufite, wenda uko gushirika ubwoba kurimo guturukaho cyane. Ariko tubanze turebe mwebwe umukurikije uko mwigisha mu Amategeko atandukanye, wowe waturutse muri ya paforme, mwigisha ku buryo uyu muntu ufite kategori B aba afite n'ubushobozi bwo kuba yatwara nk'ufite kategori C. Murakoze cyane. Ubundi niyo mpamvu nyine hariho izo nzego cyangwa se izo kategori zigiye zitandukanye. Ni ukuvuga ngo iyo twigisha gutwara ikinyabiziga twigisha dukurikije kategori nyine umuntu ashaka, ariko nanone ntabwo uza gusa ngo ngewe ngo ndashaka kwiga kategori E n'urugero. Kategori E ni ukuvuga ni ibinyabiziga bikururana. Urabona cya kinyabiziga gikururana, cya gikamyo gikuruye remorque. Kiriya kugira ngo ukige ntabwo wabyuka mu gitondo uvuge ngo ngewe nicyo nshaka kuzatwara, reka bari cyo ngenda kwiga. Hari etape ugomba kunyuraho. Bivuze ngo twese turabizi ko uyu muntu agiye ashaka gutwara ikinyabiziga ahera mu kwiga amategeko y'umuhanda. Iyo umaze kubona provisoire ni ukuvuga ngo hari kategori ushobora kubanza gukorera. Harimo kategori A ya moto, harimo kategori B. Kategori B ni iyi nyine dukoresha dutwara ibinyabiziga byacu tugendamo. Ni ukuvuga ngo ni imodoka zagenewe gutwara abantu zifite imyanya 8 ntarengwa yo kwicaramo utabariyemo umwanya w'umuyobozi. Ubwo n'umuyobozi w'ikinyabiziga. Ukaba nanone watwara ikinyabiziga cyagenewe gutwara ibintu ariko gifite uburemere ntarengwa butarenze butari munsi ya toni 3 n'igice, ariko nanone butarenze toni 5. Ubwo ni ikinyabiziga cyagenewe gutwara ibintu. Uyifite kategori ufite provisoire nanone akaba yakorera kategori F ni imashini. Ubwo rero ushaka izindi supplémentaire zubakira kuri B. Urugero wamaze kubona kategori B ushobora gukorera kategori D cyangwa kategori C. Kategori D ni ibinyabiziga byagenewe gutwara abantu ariko nanone bifite imyanya ntarengwa yo kwicarwamo itarengeje 30. Tureba hagati ya D na B, akoze nk'umuntu ushaka kuzatwara famiye cyangwa se abantu bakeye, zino modoka zidatwara abantu benshi. Yego. Uwo muntu aba afite ubushobozi bwo kuba yatwara noneho abantu benshi, kuko ibyo byose bicaye mu modoka ntabwo bahita bamuremerera. Ari naho ntekereza ko hava n'icyo gitekerezo cyo gushirika ubwoba, gushira amanga yo kujya mu muhanda atwaye kwasiteri kandi afite kategori B. Iyo mwebwe murimo kwigisha mwigisha ku buryo uyu muntu yigirira icyizere cyo kuba yanatwara n'indi modoka ishobora kuba yagakeneye supplémentaire irenze kuri B. Ntabwo bishoboka ko uwize kategori B aba afite ubumenyi cyangwa se ubushobozi bwo gutwara kategori D. Ni ukuvuga ngo byonyine niba yize ikinyabiziga gitwara abantu nk'ibi dukoresha nyine tugendamo, gifite imyanya yicarwamo n'abantu 4 cyangwa 5, noneho warangiza ukamuhereza, byanze bikunze uburebure bw'ikinyabiziga buriyongera. Niba hagiyemo abantu benshi n'uburebure bw'ikinyabiziga buriyongera. Nta bumenyi rero aba afite bwo gutwara icyo kinyabiziga kirengeje ubushobozi bw'icyo yize. Yakabaye yiga rero nanone ikinyabiziga kijyanye n'icyo ashaka gutwara. Yego. Fandira Rutikanga, abantu benshi mu bivugo hanze bavuga yuko ubundi umuntu udafite kategori y'ikinyabiziga afitiye uruhushya rwo gutwara yandikirwaga ibihumbi 10. Akavuga bati se n'ukubera iki byahise bijya ku bihumbi 50. Ndagira ngo wenda Bibi yari yavuze ko muza gukomereza kuri icyo kibazo, ariko noneho mudusubize no kuri icyo ngicyo kugira ngo abadukurikiye basobanukirwe neza impamvu yayo mande. Yenda byumvikane ko icyabayeho nuko noneho itegeko rikurikizwa nk'uko riri. Iyo udafite icyo bitaga kategori, nirwo ruhushya nyine rwo gutwara.
ikinyabiziga kandi kuba udafite uruhushya rwo gutwara ikinyabiziga bihanishwa 50,000. Muri make ntavuze byinshi nuko bimeze. Ariko reka dushingire ku itegeko yenda ubwo twaje hano ni byiza ko abantu basobanukirwa. Itegeko nomero 34 ryo muri 1987 ryerekeranye imihanda n'uburyo bwo kuyigendamo. Reka njye nsimbuke ku ngingo ya 9. Iravuga ngo ibyerekeranye uburenganzira bwo gutwara ibinyabiziga. Ubwo udafite uruhushya rwo gutwara ikinyabiziga kiri mu cyiciro runaka azahanishwa igifungo kitarenze amezi 2 n'ihazabu y'amafaranga atarenga 10,000. N'igifungo? Yego. Ariko reka aho ngaho ku ngingo ya 42 y'iryo tegeko haravuga ngo amahazabu avugwa muri iri tegeko ashobora kongerwa kugeza ku nshuro 9. Aha hantu bahamenye ko tufitemo rumu yo kuzamura n'amande bishingiye kuri iri tegeko. Ariko harimo na rumu yo harimo no gufunga. Yenda mbona no kubivuga ubu tugiye gufunga. Cyo Ubu kigurikiyeho abantu turatangira kubafunga cyane cyane abadafite impushya zo gutwara ibinyabiziga biri mu kategori mbese abadafite uburenganzira bwo gutwara ibinyabiziga batwaye. Kuko ibi nabyo ndagira ngo mbivuge kuko tumaze kumenyera ko iyo polisi ikoze ikintu abantu bumva ngo ntitwari tubizi. Ntibabizi, ntibasomye itegeko, ntibabizi ko wenda ntibakurikiye ibyo bigishijwe muri auto-école. Ariko reka dufate umwanya mfatireho kwibutsa no kubamenye ko tubifite uburenganzira mu itegeko bwo gufata ibyo bihano no gukuba izi nshuro itegeko ku byari bihari. Rero ni byiza ko abantu bitondera amategeko bagakurikira intuzi. Ariko afande mukiraho murashimangira ko umuntu nubwo yaba afite uruhushya rwo gutwara rwa kategori A n'urugero ariko agafatirwa mu kinyabiziga gitwarwa na kategori B bifatwa nkaho ameze nka wa muntu udafite uruhushya rwo gutwara. Ntafite uruhushya rwo gutwara ikinyabiziga kiri muri kategori B. Ngenzi uko utwara moto uko ushyiramo vitensi nuko akselera nuko ufata amburiyaje bitandukanye kure nuko bigenda mu modoka. Yego. Ntabwo no kuba ufite ya karito ngo narabyize icyazi ni amategeko yandi yirwa mu cyiciro cyo kwigira provisoire uruhushya rw'agateganyo. Ibyo byo ni bimwe. Ariko iyo haje muri pratique mu buryo bwo gutwara mu buryo bufatika ntabwo bihuye. Ubwo rero ntabwo ari ugufatwa niko bimeze. Ntafite uruhushya rwo gutwara ikinyabiziga kiri muri kategori ya B azahanwa nk'udafite ahanwa nk'udafite uruhushya rwo gutwara ikinyabiziga kiri muri iyo kategori. Ngira ngo ntago ari polisi y'u Rwanda ifite mu nshingano kwigisha ayo mategeko nubwo mufite inshingano zo kwigisha mbere yuko wenda mutangira no kuba mwafata ibihano. Amaso duhita tuyahanga auto-école. Iyo mwigisha ikizami cyangwa mwigisha iri tegeko kuko nitanzeho urugero ndumva nta hantu nigeze mpurira n'ubwo bumenyi bw'uko polisi ishobora kugufunga mu gihe yaba isanze nta permis ufite. Iyo mwigisha mu ma auto-école mwigisha ikizami kuvuga ngo iki cyapa kikubwira iki kubera ko nibyo uzabazwa cyangwa mwigisha rino tegeko ryo mu muhanda. Twigisha amategeko y'umuhanda, itegeko rigenga uburyo bwo kugenda mu muhanda. Birashoboka wenda ko aho wize iryo tegeko batari kwigishije ariko ubundi twigisha itegeko rigenga uburyo bwo kugenda mu muhanda. Rero ntabwo nibaza ko ibyo bintu ahubwo batabizi ahubwo nuko byari bitarashyirwa mu bikorwa. Urera aho bitangiye gushyirwa mu bikorwa nibwo batangiye kumenya ko bibaho ariko si uko batabizi. Ariko nyemerere Jean Paul ntago ndimo ndasa n'utunga urutoki apaforme. Turebere ama auto-école muri rusange. Niba koko hari n'icyuho cyari gihari asa naho nyine yongere kwiyibutsa. Ubirebeye muri rusange sindimo ndavuga apaforme. Ubirebeye muri rusange higishwa ikizami cyangwa se higishwa amategeko y'umuhanda. Itegeko ryose muri rusange cyangwa higishwa ikizami bya bindi uzakenera kuzasubiza. Iyo wagiye mu ishuri buriya hari uburyo abantu bigamo amategeko y'umuhanda bitandukanye. Usigaye ubona ko no ku mbuga nkoranyambaga ujyaho ukabyiyigisha. Aho rero icyo wigaho niki wigaho ibizami.
ariko iyo wagiye mu ishuri ugafata umwanya ukicara mu ishuri wiga itegeko rigenga uburyo bwo kugenda mu muhanda ryose. Uwo muntu rero wize mu ishuri n'uwigiye ku mbuga nkoranyambaga cyangwa se wagiye agafata ibibazo n'ibisubizo nyine akaza agatira abantu barabihana kuri email. Yego, akaza akabigutira ukabimuhereza agasoma akagenda agakora ikizamini agatsinda. Uwo atandukanye na wa wundi wagiye akicara mu ishuri akiga rya tegeko rigenga uburyo bwo kugenda mu muhanda. Rero ibyo bintu tujye tubitandukanya. Kubona uruhushya rwo gutwara ibinyabiziga rw'agateganyo ushobora kurubona nyine uticaye mu ishuri, wabisomye, wabihaye mugenzi wawe akabisoma ibibazo n'ibisubizo akajya gukora ikizamini agatsinda. Zirabitanga. Yego. Ushobora kuba uziranye n'umwarimu ukabimusaba akabiguha. Ntabwo abiguha nk'umuntu wo ku ruhande, abiguha nk'umunyeshuri we w'iyo auto-école. Urumva mwarimu nawe icyo aba ashaka ni uko wa munyeshuri we atsinda, ariko aratsinda ariko yanize afite bwa bumenyi. Nubwo rya tegeko mu bibazo batazabimubaza ngo ese uwishe iri tegeko iri n'iri azahanishwa iki, iyo urebye mu bibazo babaza ntabwo babibaza. Ariko si uko wowe wagiye mu ishuri uba utabyize, wabyize ubwo bumenyi urabufite, nubwo mu kukubaza batabikubajije ariko ubwo bumenyi uba ufite. Afande, ibyo ari byo byose mu rwego rwo gukomeza gukurikirana ko iri tegeko ryubahirizwa, kubera ko riba rifite ubuzima bw'umuturarwanda mu kiganza. Niba umuntu atazi itegeko neza aba ashobora kuba yateza impanuka mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Niba tubona polisi ikoresha ikizami kugira ngo irebe ko imodoka uburyo bayikoresha urabizi neza, bagakoresha ikizami kugira ngo barebe ko aya mategeko abayize bayize neza, haba hari uburyo wenda munakurikirana ngo munarebe muvuge muti ese ireme ry'ibirimo gutangwa muri za auto-école, cyangwa se munagire wenda inama mu buryo munahuguranamo ibi bijya bikorwa. Ninde turi buze kureba cyane muri iki kibazo? Niba abantu 900 ni benshi bamaze gufatwa, ni ukuvuga ngo ese babirengaho bari babizi cyangwa se n'ubundi bwa bumenyi hari abo butigeze bugeraho? Icyo kibazo mbajije wenda ku ruhande rwa polisi nagisubiza mu buryo bukunogeye cyane, kuko imiyoborere n'imitegekere y'amashuri yigisha umwuga wo gutwara ahuremo n'izindi nzego zirenze polisi, bivuze ko ntabwo nahita nkigusubiza uko bikwiriye, ariko wenda hari icyo nabivugaho. Kuko mu buryo busanzwe twumva ko iyo umuntu agiye kwigira provisoire aba agiye kwigira kwiga amategeko agenga uburyo abantu batwara imodoka mu muhanda. Iyo agiye kwigira definitifu aba agiye gufata theory akayishyira mu bikorwa. Icyo nicyo tubatezeho. Nkeka ko n'abarimu nabo nicyo bagomba kuba bakora. Ariko buriya ntabwo iyo ugiye kwiga uruhare rwose ruharira mwarimu n'ibitabo. Nawe ubwawe umunyeshuri dukangurirwa no kwigisha, dukangwa no kwihugura. Ibintu bisigaye bihari no kuri interineti, kuri za YouTube, hari ibintu bimwe ushobora no kwiga, n'amategeko arahari umuntu akiga kumva. Gusa nyine natwe mu by'ukuri ubu ngubu tekinoloji iradufasha cyane. Hari abantu bandikirwa akaza akavuga ko yarenganye, akaza kuri polisi wamwereka amashusho atari ku bisi narimbizi. Ariko burya itegeko ntabwo rikubabarira kuko utari ubizi, kuko umuntu afite uruhare rwe nawe kwiga amategeko no gusobanuza aho adasobanukiwe. Mujya mubona akantu dufite muri iyi minsi ka street quiz, kandi twagashyizeho kugira ngo dufate utuntu duke tugufi abantu batazi badusobanukirwe. Yenda hari icyo bizahindura mu myumvire. Gusa hari itegeko rishya ngira ngo ruho ryigwaho ku rijyanye n'imikorere y'ibizamini by'amaperimi na za auto-école, rishobora kuzazanamo uburyo bunoze wenda polisi izageramo ukuboko cyane mu gukurikirana ibikorwa no kureba ireme ry'imyigishirize niba bitambutse nk'uko byifuzwa. Ariko kugeza ubu ngubu navuga ko tutarufiteho 100% kuko hari urundi rwego ruba rubikurikiranira hafi. Jean Paul, mu myigishirize nk'uko Bibi yahoze abibaza, mukurikirana mute uko abarimu barimo bakurikirana abanyeshuri? Kuko ikurikiranwa ry'umunyeshuri
wa mugani nk'uko twabivuze hari umwarimu wigisha ibizami ariko se nk'umwihariko mwebwe nk'ikigo cyanyu mutanga mu kujyana n'umunyeshuri kugira ngo mumenye ko uwo muntu atigiye ikizamini gusa ahubwo yize amategeko y'umuhanda akaba yazingatiye, mubikurikirana mute kugira ngo mumenye yuko musohoye abanyeshuri koko bazi amategeko y'umuhanda? Urakoze cyane. Kubikurikirana turabikurikirana, ni ukuvuga ngo iri teka rigenga uburyo bwo kugenda mu muhanda rifite uburyo twagiye dukora silabisi nyine dukoresha mu mashuri. Ni ukuvuga ngo nubwo ndi umuyobozi wa performa ariko ni nanjye muyobozi w'ama driving schools yose mu gihugu. Urumva rero ibyo mbizi cyane kuko hose ndabikurikirana nkamenya ngo ese uyu munyeshuri watangiye kwiga igihe iki n'iki, ubundi twigisha igihe cy'ukwezi, arangije kwa kwezi yize bya byiciro byose twagennye, ku buryo kugeza ubu dufite na karikiramu twateguye dufatanyije na polisi ndetse na RwandaTV board, ku buryo ariyo dushaka kujya dukurikiza noneho, ndetse byaba byiza polisi nk'uko umuvugizi yarabivuze, igihe iryo tegeko ryaba ryemewe nabo bo bakagiramo ukuboko koko bakajya bagenzura ko kuko ibyo twemeranyijwe ari byo bitangwa. Ariko kugeza ubu igenzura twebwe rikurikiranwa natwe nk'ubuyobozi bw'ishyirahamwe ry'abafite amashuri yigisha gutwara ibinyabiziga. Ubwo iyo dusanze hari uwageze mu ishuri ariko hari ibyo atahawe, hari ibihano natwe dufatira iryo shuri. Ko muri abacuruzi bigenda bite? Muri abacuruzi umuntu yazanye amafaranga yishyuye ko agomba kwiga, wenda yaranasibye yize igice mu minsi 30 yize 10, ibyo bigenda bite? Namwe hari uwo mushobora gukanira mukavuga dukurikije ko utatendinze bihagije ntujye gukorera provisoire? Oya, ntawe. Kuko buri munyarwanda wese waba warize waba utarize ufite right yo kwiyandikisha ukagenda ugakora ikizamini. Ubwo ku banyeshuri banyu ntago hashobora kugaragaramo icyuho ko umuntu ashobora gutsinda ikizamini, dore ko bimwe no mu bizamini aba ari uguhitamo ugatoranya akaba yabiguha ariko uwo muntu atazi amategeko y'umuhanda? Ibyo birashoboka cyane. Birashoboka cyane ko yakwiga ibibazo n'ibisubizo nk'uko ikizamini giteye, akajya gukora ikizamini. None Jean Paul, ntago mubona ko ari icyuho gikomeye se kubera yuko byose birangira ari mwebwe duhise duhanga amaso? Ni ikibazo gikomeye ku buryo turiho turabiganiraho na polisi ku buryo n'uburyo bw'imibarize byazahinduka. Nibura umuntu ujya gukora registration kugira ngo ajye gukora ikizamini akaba yaranyuze mu ishuri, bigaragara ko hari amasaha runaka yatendinze mu ishuri, noneho akemererwa gukora ikizamini. Muri iyo karikiramu twateguye birimo, mu gihe bizaba byahawe umugisha n'ababishinzwe, turizera ko bizagenda neza. Nyemerera wenda tubaze Afande Rutikanga, izi mbaraga, iki cyizere, kugushira amanga kujya mu muhanda uzi neza ko udafite perimi cyangwa se uruhushya rwo gutwara ikinyabiziga, cyangwa se wakoreye uruhushya rwo gutwara moto ariko utwaye imodoka, aya manga kuki abantu barimo barayashira cyane? Murimo murabona bishobora kuba birimo guterwa n'iki? Wenda sinzi, ashobora kuba ari impamvu nyinshi, ariko impamvu imwe irimo ni uko ngira ngo no ku ruhande rwacu hari igihe tudashyiraho ubugenzuzi buhagije, tukizera ko abantu wenda bakurikiza amategeko, ariko iyo ugize ugakora nk'umukwabo ntubibona ko wenda hari ukuntu abantu biyongereye bagahindura uko bishakiye kuva ku kinyabiziga kimwe akajya ku kindi. Hari n'abatwara batanayifite burundu, barimo nabo bakeya tugenda dufata. Mukabona batwara nabi se cyangwa baba babizi? Akenshi uhagarika umuntu gusa utabona ko anatwaye na nabi, ugiye gukora kumucekinga, kugenzura, ukabona akakubwira ko yayibagiwe, ukamubwira uti hamagara mu rugo bayikoherereze cyangwa bayifotore bayikoherereze, ntabigukorere. Ubwo nyine wamufata wamufunga ukamenya ko atarayifite. Ariko buriya aho wumva ngo umuntu yakoze impanuka, ariruka, yagonze umuntu, yahunze, abo bose burya akenshi navuga nko nka 99% baba nta perimi bafite, kuko abatinya
inkurikizi yabyo. Yewe reka nongera kandi kantu wenda mutari muzi. Ubu ngubu muri iyi minsi aho dusigaye dukoresha ibizamini, uribuka ko twagiye mu cyiciro cyo gukoresha ibizamini byinshi kugira ngo tugabanye abantu benshi bari muri system. Byatumye twongera abapolisi benshi ku masite bagenzura. Iki cyumweru gishize imwe mu masite, sinzi niba Jean Paul abizi, umunyeshuri umwe yaje gukora ikizamini yasinze. Mumwe mu bahagarariye aramureba ati ngwino hano, ahamagara ati muzane test. Sanga yasinze ku gihe cyo hejuru. Ukibaza umuntu utinyuka akaza gukora ikizamini yanyoye cyo gukora perimi, umunsi yayibonye bizagenda gute? Nkeka ko wenda n'abashinzwe amashuri rimwe bazadufasha no tukarenga kwigisha bwo twara n'imyitwarire, kuko n'imyitwarire nayo ifite ikivuze mu rwego rwo kwigisha no gutwara ikinyabiziga, cyane cyane iyo umuntu yikoreye ubuzima bw'abantu n'ibyabo. Rero uti impamvu zishobora kuba ari nyinshi, harimo kuba umuntu yumva ko hari umwanya wo kuba yabikora, hari kwifuza akumva yava ku modoka nto akajya kuninenda kuko imuhemba neza akazaba bishaka inyuma, hari kuba natwe wenda hari uburyo twashyizemo imbaraga zikwiriye ku buryo abantu babona mu icyuho cyo kubikora. Harimo impamvu nyinshi, wenda izo navuga nizo, ariko buriya zishobora kuba zirenze n'izo, gusa ntabwo bikwiriye. Ntabwo bikwiriye kuko nabasobanuriye, ubu twatangiye kubyigisha n'amahirwe ngize uyu munsi ko ngira ngo abadukurikiranye babyumva. Ejo nidutangira gufata abantu tukabafunga batavuga ati nabyo ntitwari tubizi, biri mu itegeko. Funga biraremereye. Anyway, hari umuntu wari utubwiye ku mbuga nkoranyambaga ati umutubariza ukuntu umuntu ashobora gukorera uruhushya rwo gutwara inshuro zirenga 10 barumwima, nubwo ntazi wenda niba arutsindira ariko bakarumwima, ariko wenda ubwo nukuvuga ngo aratsindwa, ngo kandi asanzwe atwara ikinyabiziga akoresheje impushya. Ibi by'abantu biyongera mu kujya mu muhanda badafite ikinyabiziga, ndetse hakiyongeraho na bamwe bakoresha impapuro zo mu mahanga, za permis zo mu mahanga. Ahari wenda ntago murimo kubonamo icyuho cy'uko permis zitoroshye kuzikorera cyangwa kuzitsindira. Ariko reka tuze dushyira mu gaciro, ntitukazanemo ibintu nk'amarangamutima menshi. Ikizamini ni iki? Kiba kivuze iki? Ubundi ikizamini kigerageza kureba urwego rw'umuntu agezeho, nimba ari ukwiriye guhagarara aho agomba kuba ahagaze. Ikizamini si ugutwara, harimo utuntu twinshi, harimo detaye nyinshi. Reka mbaho urugero, yenda ku bapolisi bacu bajya mu butumwa bw'amahoro, bajya gutesitinga imodoka, kugenda ukagera kuri zebura crossing, umuntu yambuka ugatera ihoni, bihagije kugutsindisha ntubone perimi. Kugenda ukinjira mu muhanda nyabagendwa ntutere ikinyoteri, bihagije kugukura mu modoka ntubone perimi ya UN. Kwinjira mu muhanda nyabagendwa munini utibanza iburyo ugafunga ibumoso aho uva mu muhanda yinjira, bikunze kubaho. Ibyo ngibyo bigukura mu muhanda mu buryo buri international. Utu tuntu iyo ubikoze bumva ko twebwe dufunga cyane, ariko nibwo bunyamwuga. Reka mbivuge mu ndimi z'amahanga mufashe mu bishyire mu Kinyarwanda. Bavuga ngo devil is in the details. Ni ukuvuga ko ugomba kwatendinga details, ugomba kujya muri detaye kugira ngo ukuremo devil, kugira ngo ube proper. Yego. Nagira ngo mbasobanure ko ibyo ngibyo kuba yarakoze inshuro 10, navuge we yize inshuro zingahe? Ese yasumiye mu itegeko inshuro zingahe? Ese we yihuguye inshuro zingahe? Ntabwo gusubiramo inshuro nyinshi biguha umwanya wo gutsinda, ahubwo inshuro wize n'uburyo wagiye mu itegeko cyane biguha amahirwe menshi yo gutsinda. Naho ubundi ikizamini iyo kigiyemo hari utsinda hari n'utsindwa. Iyo ni realite tugomba kuyemera. Yego. Jean Paul, umuntu aje ku munsi w'ikizamini yiyandikishije ku giti cye, ntiyigeze aca muri auto école ngo yitoze gutwara ikinyabiziga, muri ya performa ari karaje ariyandikishije ndetse abonye n'ikinyabiziga cyo gukoreraho ku munsi wo gukoreraho. Wenda aje afite case nk'iyo Fanderutikanga tubwiye ko umuntu waje yasinze. Bigenda bite? Ese uwo muntu yemererwa gute na auto école kandi ataragendanye namwe urugendo rwo kwiga gutwara ikinyabiziga, mu bigenzura mute? Urumva uwo muntu ashobora kuba ari nk'uwo nguwo n'ubundi warubajije ngo akoze inshuro 10 atsindwa. Birashoboka ko umukandidate aza avuga ngo njyewe imodoka ndayizi, nzi gutwara imodoka. So ati yigiye mu Kinamba,
yigishijwe se na mugenzi we uyifite, ati ngewe gutwara imodoka ndabizi, ngenje gukora ikizamini gusa. Icyo gihe rero yaje, twebwe icyo dukora ni iki, turamufata imodoka, banza utwereke mbere y'ikizamini, wabona abashije nyine guca mu makona se cyangwa guca mu makona n'ubu bizi, tukavuga ati genda ukore ikizamini. Ariko urumva uwo aba afite amahirwe make yo gutsinda, kubera ko iyo atanyuze mu ishuri ngo yige, bya bindi afande yavugaga byaho atagomba kuvuza ihoni, byaho agomba gucana kinyoteri, ibyo ntabyo abazi. Bitandukanye na wa wundi rero wafashe umwanya wiwe akajya mu ishuri akiga, utwo tuntu twose agenda twiga. Ariko twebwe rero nk'abacuruzi nyine ntabwo azaza avuga ngo azi gutwara imodoka, tukagenzuraho tukabona koko guca mu makona arabishoboye, icyo gihe imodoka turayimuha akagenda agakora ikizamini. Hanyuma yego muri abacuruzi, ariko nk'uko twakomeje kugenda tubigarukaho, iyo tubona ibibazo bigiye bitandukanye biri mu muhanda cyangwa se tukareba uburyo abantu bica itegeko ryo mu muhanda, buri gihe ni mwebwe tuhita duhindukirira. Bite byanyu byifashe bite? Mwebwe iyo mwicaranye, ku bw'amahirwe ni nawe uyoboye iryo huriro ryanyu, iyo mwicaranye mwinenga iki? Ni ibiki uyu munsi mubona bitagenda bishobora no kuba byanagira n'ingaruka z'ibyo polisi ihura nazo mu muhanda? Ibyo twinenga birahari, ni uko nyine umuntu ajya gukora ikizamini atize, kandi koko tukabyemera. Mugasanga icyuho rero kiri he? Icyuho rero niho nari ngiye kugana aho kiri mu itegeko. Itegeko rihari ni ukuvuga ngo umunyarwanda wese ushaka gukora ikizamini ariyandikisha akajya gukora, yaba yarize yaba atarize, ariyandikisha akajya gukora ikizamini. Mu gihe rero rya tegeko rizaba ryasobanutse, ryavuguruwe, nibura hakagaragara ko ukora ikizamini bigaragara ko yize. Erega burya iyo wageze mu ishuri nubwo batakubaza ibintu byose wize, ariko mu mutwe burya uba ubifite, ufitemo ibyo wize, hariho havamo bimwe nyine akaba ari byo ubazwa. Mu gihe iryo tegeko rero rizaba ryavuguruwe hagakora ikizamini umuntu wize, turizera ko izo mpungenge zizagenda zishira. Yego, Fande Rutikanga, ni ryari ibi bihano byashyizweho cyangwa se binasanzweho wenda abantu batari bazi cyane bishobora kwiyongera? Igihe cyose ubona ko hatariho kubahiriza, abantu batabibonamo nk'ikibazo. Burya igihano ubundi nubwo kiba gihana, ariko kiba kigende no gukumira kutarabikora ngo ntabitinyuke. Ariko n'uwabikoze nawe yumve yamvu niyo kuba hano, bigira icyo isomo bitanga, nicyo biba bigendereye. Mu gihe rero ibihano bihari abantu bitakibavuna ku buryo babitinya, igihe cyose bishobora kwiyongera. Ariyo mpamvu mvuga ngo ubu ngubu turatekereza ko twashyira mu bikorwa n'ingingo iduha uburenganzira bwo kuba twafunga ku muntu utwara adafite uruhushya rwo gutwara ikinyabiziga, gutwara ikinyabiziga kiri mu byiciro bitandukanye. Hari umuntu uvuze ngo umuntu yigira ikizamini ibindi ukabyiga ugeze mu muhanda. Aba bantu mukunze guhura nabo bafashwe iki? Kubera ko mbere na mbere mu nshingano mufite harimo nyine no kumufasha no kumwigisha, nubwo wenda mutahita mumushyira kuri gahunda yo kwiga itegeko ryose ryo mu muhanda. Ubundi nimba hari ikintu cyigisha neza ni experience. Tutabeshyanye, burya umuntu uri mu muhanda wiga byinshi, umenya byinshi, usobanukirwa byinshi iyo wemeye kwiga. Kandi burya twigira no mu makosa. Hari igihe ukora ikosa naryo rikakwigisha. Gusa nanone si igihe cyose ko abantu bose bafite iyo mitekerereze. Rero nibyo koko ushobora gutsinda ibizamini byo muri auto école provisoire ukayitsindira, ugatsinda definitive, ariko hari ibindi byinshi wigira mu muhanda. Hari ibyo batigisha. Kwigisha kwihanganirana mu muhanda, kwigisha kuko mu muhanda burya habamo kwihanganirana, cyane cyane iyo harimo umuvundo. Kwigisha kwihanganira batambuka n'amaguru, kumenya no ko n'abandi bakoresha umuhanda. Hari byinshi wigiramo, ibyo byavuga nibyo, ariko ibyo bibanzirizwa n'amategeko, bibanzirizwa n'amategeko agenga imikoreshereze y'umuhanda. Bibaye byiza
ariko si no kuba byiza ni nako bikwiriye bakamenya n'ibihano bigenwa n'itegeko igihe bitubahirijwe kugira ngo hatazabaho gutungurwa. Abantu benshi ikigaragara ntabwo iri tegeko baba barizi, ntibabona n'umwanya wo kurikurikirana. Niyo tubikoze birabatungura. Uribuka dushyira mu bikorwa itegeko ryo gufunga abantu batwara basinze, uribuka induru byateje, ariko biri muri iri tegeko nababwiye ririmo biranditse, ariko nta muntu wigeze afata umwanya ngo abyige ku bw'inyungu ze, cyane cyane yakoresha ikinyabiziga mu muhanda. Rero ngira ngo ibyo koko uwo muntu uvuze icyo kibazo nibyo, ariko hari ibibanziriza ibyo. Hari n'undi nawe uvuze ati mwaramutse neza, ati mutubarize niba hari itegeko, ati hari itegeko twifuza ko yadusobanurira neza road sign violation, kuviyora cyangwa se kutubahiriza ibimenyetso byo mu muhanda, ngo kuko usanga babyitiranya, ubwo nyine n'abapolisi bari ku muhanda, ngo nuko umuntu akoresha highway, kuko ibinyabiziga bibiri bishobora kugenda bibangikanye. Sinzi wenda niba hari ikibazo cyaba kirimo hano, ku buryo imodoka ebyiri zitemerewe kuba zanyura muri mu bisate bibiri. Wenda reka turebe nko kuri uyu muntu niba dukurikiye, wenda ubwo aze gusobanura neza ikibazo cye. Umenya ushaka guhuza ikibazo cye n'icyavuzwe igihe ku muhanda ufite ibisate bibiri bigana mu cyerekezo kimwe, aho dukangura ko iyo umaze kukurumva uwihuta aca ibumoso, uwishaka kugenda atihuta cyane akaca iburyo. Iyo umaze kudepasa rero ni byiza, utashaka kwihuta ugaruka iburyo. Ngira ngo ibyo ngibyo ni ibyigishwa kandi biri mu itegeko nabyo birimo. Jean Paul aza kumfasha, biranditse nabyo, ariko ngira ngo byo nta cyapa gihari kikunze kubisobanura cyane. Ndumva sinkizi, arko ibyo nibyo tubasaba, nibyo dusaba ko abantu mu by'ukuri niba umaze kuva uri mu gisata wihuse cy'ibumoso, ubwo no mu gice cy'umuhanda kijya mu cyerekezo kimwe, usabwa kugaruka iburyo kugira ngo uwihuta atambuke. Nawaze ko atambuka. Yego afande, ikindi kugumayo iyo imbere uri busohoke, uri ukate usohoka muri umuhanda ujya mu kindi cyerekezo, mu kindi gice. Umuntu afite kategori y'imodoka D, ariko mu rwego rwa deplacement yifitiye akamoto k'amashanyarazi cyangwa se k'ibikomoka kuri peteroli, ariko tubita skuti, arashaka kugakoresha nka deplacement, ariko afite kategori ya D cyangwa ya B, cyangwa ya B, kandi azi no kugatwara, kandi ntatwaye umugenzi, ni aka deplacement. Icyo gihe bigenda bite mu mategeko? itegeko ribisobanura neza. Ikinyamitende cyose gikoresha moteri kigomba kugira uruhushya rwo kugitwara, uruhushya rujyanye na kategori icyo kinyabiziga. Ubwo afande, hari utubarwa nk'amagare, hari nk'utwo bita za velomoteri tubarwa nk'amagare. Icyo gihe ntabwo igihe cyose dufite moteri tubarwa nk'ikinyamitende. Kizi itegeko rivuga na velomoteri uko bivuze, ririmo gutya iryo zina velomoteri, kuba ifite moteri ubwayo yaranditse. Ubwo birashoboka ko umushinzwe umutekano mu muhanda yabyirengagiza, ariko nawe aba arenze ku itegeko, kuko biranditse, biri mu itegeko, biranditse rwose. Yenda ubwo amaherezo abantu bazarinsa, wenda ubwo turaza kubabaza niba nta buryo wenda byakoroshyamo, cyangwa se ubwo niba byorohejwe bishobora kugira ingaruka. Hari umuntu arutubwiye ati batubwire ko porogaramu ya driving license ikenewe muri kaminuza, kuko biragayitse kubona umuntu arangiza kaminuza nta kinyabiziga yashobora gutwara. Ati dukeneye module ya driving license muri za kaminuza. Iki kintu mukivugaho iki nk'ihuriro ry'abafite za auto école? Nibyo koko uwo muntu icyo gitekerezo ni cyiza, kandi koko iyo urebye usanga perimi ikenewe na buri munyarwanda wese, yaba uwize yaba utarize, wose akeneye kubona perimi. Byaba byiza, icyo ni igitekerezo cyiza, nanjye ndi bugeze kuri bagenzi banjye dukorana, tukareba uko iyo porogaramu naho yagezwayo. Afande Rutikanga, hari ikintu polisi yakunze gukora cyo kwigisha abana uburyo bambuka umuhanda.
ndumva mu biganiro bigiye bitandukanye twagiye dukora hari naho twabazaga niba polisi ifite uburyo ikoranamo na Mineduc kugira ngo umwana ntabwo agiye gukorera provisoire cyangwa se definitive ariko byibuze habeho wa muco wo kumenya uburyo umuhanda ukoreshwa, habeho wa muco wo kumenya n'iryari yambuka, habeho wa muco wo kumenya yuko ibinyabiziga byihanganirana, habeho wa muco wo gukoresha umuhanda kugira ngo nazagera kuri cya gihe noneho cyo kuzatwara ikinyabiziga azabe byibuze bwa bumenyi bw'ibanze abufite. Iki kintu mugitekerezaho iki nka polisi y'u Rwanda? Murakoze, icyo ni ikibazo cyiza cyane kuko hari ibihugu byinshi ngira ngo byateye imbere bo banabikora, ntabwo barindira ko n'umuntu agera muri university, ahubwo buriya bo muri high school ngira ngo iyo umuntu ageze mu wa gatanu batangira bigisha amategeko. Yenda nko muri Amerika burya ahubwo twanareba no muri primaire amashuri abanza, wenda muri primaire abantu baba bakiri bato kuko ariko nibo tubona bakenera kwambuka bava ku ishuri bajya no ku ishuri. Birumvikana abahanga mu mitegurire y'amasomo bafite uburyo bajya babikora ku buryo bijyanye n'icyiciro cy'imyaka umuntu arimo, birashoboka, ndumva nta kidashoboka. Wenda umuntu akazatangira kwiga imodoka ageze hejuru gato y'imyaka igeze yo gutwara, ariko nibura amategeko y'ibanze ahari. Ndakeka ko icyo ngicyo mu by'ukuri ni igitekerezo natwe tuzatambutsa nk'uko bikwiye, turabitekereza no ku rwego rwa polisi, ariko urumva natwe tugomba gukora n'inzego zibishinzwe, tugomba gukorana na Minisiteri y'Ibikorwa Remezo, tugomba gukorana na Mineduc no kureba ese ibyigishwa byo n'amasaha bagenwe bimeze gute. Harimo burya imibare myinshi bategura, ariko ndakeka ko ari igitekerezo cyiza kandi ngira ngo kiri mu byo bitekerezwaho kugira ngo, kuko uko iminsi igenda ubona ko abantu gutwara imodoka ntabwo biri kirix, ntabwo ari iraha, ni ingenzi, birakenewe rero. uko bikenewe no kuvuga ko hari ubumenyi abantu bagomba kuba bazi mbere y'uko bagera igihe cyo kuba batwara imodoka. Ndumva ari igitekerezo cyiza tuzakomeza kuko nk'ubu nkanjye njye nibuka niga primaire badusohoye mu ishuri batujyana tugenda dupima umuhanda kugira ngo tumenye uburebure bw'icyitwa kilometero ukuntu uba bungana. Nk'icyo kintu ntabwo gishobora kuva mu mutwe, n'ubundi n'abahanga wenda se abasoma za Bibiliya bakubwira ngo toza umwana inzira akwiriye kunyuramo azarinda asaza atayivuyemo. Uyu munsi ntabwo abapolisi baba bari mu muhanda bababwira ko bahangayikishwa cyane n'abantu bambuka muri za zebra crossing. Iki kintu ntabwo bakigaragaza kuko usanga nk'imodoka njya mbibona ku mbuga nkoranyambaga abantu bakomplaininga bati ukandagiramo ukabona umugenzi yinjiye muri zebra crossing. Iki kintu murabona cyakorwaho iki? Yego hari urwego navuga wenda nk'abatwara ibinyabiziga cyangwa se ibinyamitende bamaze kugeraho rwo kumenya yuko umugenzi niba akandagiyemo urahagarara, ariko iyo ufatiyeho bitunguranye akenshi tujya tubona yuko bishobora no guteza nyine n'impanuka nk'izindi modoka ebyiri zikurikiranye. Iki kintu murimo murateganya kugikoraho iki? Murakoze. Burya imikoreshereze y'umuhanda, imitunganyirize yayo ku buryo ikoreshwa n'abagenzi, ibinyabiziga bitandukanye bihuriweho n'inzego nyinshi. Burya twebwe tuzamo nk'abantu baje kureba ko ibihari bikoreshwa neza, ariko nanone dufite role ikomeye yo gukora ubuvugizi no kujya inama. Ariko reka ngaruke ku kireba polisi, natwe duhangayikishijwe mu by'ukuri n'imyitwarire y'abantu bamwe, uburyo bakoresha umuhanda cyane cyane kuri zebra crossing. Nko ku rwego rwa polisi ubu ngubu turiga uburyo twazakoresha youth volunteers kugira ngo badufashe kugira ngo kuyobora abantu cyane cyane hariya bambuka bamenye icyo kuvuga ati rindira gato, niba niba itara rirekura ibinyabiziga ryatse hagarara gato. Abagenda n'amaguru benshi rero ntabwo urugero nko ku Giporoso, iyo umupolisi arekuye cyangwa itara ry'icyatsi rikaka, uwambuka n'amaguru we akomeza kwambuka, ntabwo abibona ko ibinyabiziga babirekuye ngo abe yahagarara. Ugasanga ibinyabiziga bibaye ngombwa ko bihagarara, byahagarara amasegonda yabyo ya green light akaba ararangiye. Cyane cyane Nyabugogo fande ngira ngo nimba mwakwiye mwigeze habona twigisha abantu uburyo bambuka, ariho turi rero turatekereza ubwo buryo, turabunonosora, nibumara kwemezwa neza turumva nabyo bizafasha nibura tugira icyo dukora ku rwego rwacu, ariko hari ibindi byakorwa bishingiye ku zindi nzego. Wenda uko ubushobozi bushoboka turacyavugana tuganira n'umujyi wa Kigali n'abandi babishinzwe, niba habaho ibiraro bica hejuru bituma abantu batambuka
kugira ngo ibyo se ko bisaba ubushobozi nyine buhambaye mu gihe ibyo bitaragerwaho n'ibyo nkubwiye kandi hakaba hakirimo nyine utwo tuwakisida twa hato na hato kandi duterwa n'icyo kandi umugenzi we kubera ko bafunze kugira ngo yitambukire arakomeza atambuke nta mande yacibwa za modoka nyine zigasigara zirimo kwisotinga hagati yazo ese uruhare rw'umugenzi we icyo gihe iyo habaye iyo mpanuka nk'iyo kandi wenda polisi irebye igasanga niwe wari uri mu makosa ateje impanuka z'imodoka zombi ko abenshi bigendera we bigenda bite ko nta plaque afite se bamukoraho iki afite irangamuntu umuntu ugenda n'amaguru n'umunyantege nke mu muhanda umuntu wese ufite ikinyabiziga agomba kumuporoteje niko itegeko ribiteganya kugeza ubu icyo dukora gusa ni uburyo tumufasha kugira ngo nawe atateza impanuka kubigisha ariko n'ubwo buryo dushaka gutangiza kugira ngo tugire abasore n'inkumi badufasha dutoza bakahagara hariya hantu bakadufasha kugabanya uwo muvundo w'abantu cyane cyane igihe ibinyabiziga biriho bitambuka no kubigisha igihe bagomba kwambukira nibura ku rwego rwacu turagitekereza ariko tuzakomeza no kwigisha mu buryo butandukanye kugira ngo abantu babyumve kurushaho bumve ko kuba ari muri zebura crossing hariya bambukira bitamuha umutekano 100%. Buriya icyambere burya umuntu ugomba nawe kugira amakenga ubwawe nawe mbere yuko wumva ko itegeko rikurinda 100%. Itegeko riranditse ariko rishyirwa mu bikorwa n'umwana w'umuntu utwara ikinyabiziga nacyo gishobora kugira ibibazo rero birumvikana ko hari na gahunda yari iri twigeze kujya dusura bamwe mu bakora umwuga wo gutwara amagare ni mu karere ka Gasabo bari bafite gahunda sinzi aho igeze wenda nabo tuzadukurikirane yo gushaka uburyo bahugura n'abantu amategeko nibura yibanze bakamenya ese iyo ngeze ku muhanda nambuka gute iyo ngeze ku matara nyarindira gute ibyo nabyo tuzareba tumanuke niba aya mategeko mu muhanda buri muntu wese aho bishoboka ku buryo niyo yaba ari iminota 5 umuntu amucira mu nshamake akabigisha abashobotse ko bazaboneka kugira ngo turusheho gukoresha umuhanda neza naho ubundi kugeza ubu umuntu wese ugenda n'amaguru abafite ibinyabiziga bose bagomba kumwubaha no kumurinda yego afande wenda mbere yuko ngaruka ku kibazo nshaka kubaza ariko wenda reka mbe nkibajije mbere yuko dusubira hanze ya studio kugira ngo Jean Paul turatsinze atubwira ariko ko iri tegeko rije gukomezwa ryari rihari n'ubundi hasanzwe hari ubucucike mu magereza kandi hakaba hajemo ikintu cyo gufunga ntago bishobora kuba bigaragara ko wenda hagiye gukoreshwa imbaraga z'umurengera kandi n'ubundi hari ubucucike mu magereza hako polisi ntifungira muri gereza sinzi ko ubucucike muri gereza bubuza guhana kuba buhari ntibivuze ko abantu bagomba kuvuga ati n'ubundi haruzuye reka tubikore ntaho bazadutwara ariko se ziriya nshuro zo wazi kuba inshuro bavuze byo biroroshye ko nabyo tugifite umwanya wo kongera gukuba inshuro z'amande ntabwo byoroshye none safanda ahubwo ikintu nifuza kubaza ntago mwebwe ubwanyu murimo kubona kubanza nyine harimo kwihanukira hari ugufunga hari ukuba nyine ari amande ashobora gukubuga inshuro 9 ntago murimo kubona wenda ubanza ko kuko ari itegeko nta kwihanukira ruri kurimo ariko uzi ko iri tegeko nkubwira ryateguwe muri 1987 uyu munsi turi muri 2023 bwarahindutse 23 birumvikana ko ahubwo mu by'ukuri nimba hari aho tutitwaye neza sinzi kereka nimba ari uko dutinda kubibigisha cyangwa tworoha kugira ngo turoroha hari aho mu by'ukuri natwe dutanga umwanya kugira ngo abantu bibwirize tube nka polisi ariko nta kwihanukira kurimo nta kwihanukira kurimo kuko biteganyijwe n'itegeko kandi rirahari kandi mu by'ukuri kuko si ibyo twihimbiye turashyiramo ariko twumvikana ikintu kimwe na mbere y'itegeko aha turavuga umutekano yego turavuga ubuzima turavuga iterambere turavuga ibikorwa remezo bihenze kubirinda rero ntabwo birinda ujenjetse hari ibintu bigomba kujya ku murongo kugira ngo abantu bose dukoreshe kino gikorwa remezo neza ariko kubahiriza amategeko y'umuhanda mu muhanda 100% birashoboka kuki se bitashoboka urakoze cyane hanyuma muri auto école mwebwe ubwanyu iyo murimo kuganira cyangwa se murimo kwigisha kuko yego murigisha muri za auto école ariko namwe mukoresha uwo muhanda hari ibyo mubona bikwiriye kuba byavugururwa mu itegeko birahari mu by'ukuri natwe nyine dukoresha umuhanda
amakosa agenda abamo tugenda tuyabona. Cyane cyane burya imyumvire y'abakoresha uwo muhanda nicyo kibazo kirimo cyane. Bigashingira ku itegeko se? Oya, bigashingira ku guhora abantu bahugurwa. Bivuze ngo ntitukige gusa tugiye gukora provisoire tujye twongera tunagaruke kwihugura. Oya, ntabwo mvuga ngo abantu bagaruke mu mashuri. Hari nka campaign ijya ibaho yagera y'amahoro. Buriya tujya dufatanya na police mu kuyikora nka bimwe mwavuga byo kwigisha abanyeshuri cyangwa se bariya bambutse abanyeshuri. Buriya muri campaign yagera y'amahoro tujyayo tukabigisha. Abo rero iyo tubigishije hari ibihinduka muri bo mu myumvire yabo cyangwa se muri ba bana nyine bambuka umuhanda. Tukumva rero izo nyigisho zajya zibaho kenshi kugira ngo abantu imyumvire yabo mubona ari iki nyine cyavugururwa mu itegeko? Mu itegeko byo biri clear kuko tubyubahirije uko itegeko rivuga mu muhanda nta mpungenge zabo. Yego, munyemerere dusubire hanze ya studio gato kugira ngo Jean Paul Turatsinze atubwire ahaherereye uko bimeze. Jean Paul Turatsinze. Yego Bibio ndongeye ndagarutse nyuma y'uko ikoranabuhanga yenda ryari dutengushye ariko noneho ubu ndabona bimeze neza. Icyo nakubwira uba hamperereye i Remera nahigishirizwa ibinyabiziga by'ubwoko butandukanye aho n'abanyeshuri baba bahazindukiye baje kwiga kwihugura kugira ngo bazajye gukora ibizamini bafite ubumenyi buhagije. Rero bagiye batugaragariza zimwe mu mbogamizi zitandukanye ariko n'ibyifuzo byabo mu gihe bari gukora ibyo bizamini, ariko n'abarimu babo nabyo hari icyo bagiye babigarukaho cyane cyane mu gushyira mu bikorwa ubumenyi baba barahawe. Ariko ndi kumwe nabo, ndagira ngo mwegere hano twabasuye. Mwebwe muratubwira amazina yanyu n'icyo mukora? Nitwa Jules, umwarimu irindi nitwa Mazimaka Julius muri Action College. Yego, ndagira ngo mutubwire ubundi yo muri kwigisha hano abanyeshuri mubigisha ibiki? Abanyeshuri uje gutangira tumwisha gutangira tukamwigisha yamaze kumenya gutangira guhaguruka no guhagarara, tumujyana mu makona yavamo tukajyana muri parking, nyuma ya parking tukamujyana muri circulation yo hanze kugira ngo abashe kugera n'izina ku kizamini kugira ngo ajye ku kizamini yumva neza ko ibyo yize abyumva neza. Yego, iyo bari gukora ibi bizamini burya hari ubwoko bw'impushya butandukanye. Ese umunyeshuri uruhushya yakoreye ku kinyabiziga nicyo atwara bigenda bite? Yego, ubundi itegeko ry'u Rwanda niko ribivuga. Vuga yuko niba warize kategori B waragiye ku modoka ntoya ya kategori B ubwo ugomba gutwara. Iyo wize kuri C niyo ugomba gutwara. Ni ukuvuga ngo buri kinyabiziga icyo ari cyo cyose wize kiba gifite kategori yacyo. Yego. Muri make ku bijyanye rero n'imbogamizi muhura nazo cyane cyane nk'iyo mwamaze kwigisha abanyeshuri bafite ubumenyi noneho bagiye gukora ibizamini bigenda bite? Muri rusange ndavuga muri rusange nk'abarimu bose cyangwa imbogamizi duhura nazo. Imbogamizi ya mbere ubwo ndavuga kuri kategori B kubera ko ariyo nigisha, ntabwo ndivuga kuri moto cyangwa kuri ariyo yose, ngenda ndavuga kuri B. Imbogamizi ya mbere ubwo ndahera ku munyeshuri utangira. Imbogamizi ya mbere duha nayo ni igihe umunyeshuri polisi akenshi itwereka ko tugomba kwigishiriza mu kibuga cyangwa mu kimwe aho irimo gukoreshereza ibizamini tumerewe kugerayo. Ubwo ndavuga ku munyeshuri utangira ngiye kuvuga. Umunyeshuri utangira nimba umunyeshuri mutangiriza hano polisi ikanyereka yuko wenda circulation ngomba kuyikorera handi kure y'aho ibizamini bibera, iyo ni imbogamizi ya mbere. Ni ukuvuga ngo icyo twasabaga nimba ikizamini kirimo gukora ku Gisozi cyangwa kikakibera Nyamirambo bakaduha ahantu runaka aho umunyeshuri agomba kwitoreza kugira ngo aho hantu arimo kwitoreza nyine kubera ko ariho barimo gukorera ikizamini abashe kuhamenyera. Ninjya kumukoreshereza urugero Kamonyi nkaba ari umwigishiriza akaza gukorera i Remera kubera ko ari umunyeshuri. Ni ukuvuga ngo bo polisi yo cyangwa undi wari wese ayifata umunyeshuri ku kizamini afata nk'umuntu uzi imodoka mu buzima busanzwe kandi ntabwo ari ibyo. Umunyeshuri nibwo agiye ku kizamini aba akiri umunyeshuri. Ahubwo icyo twasabaga nimba umunyeshuri ahantu azakorera ikizamini aba ariho yitoreza, wenda bagibye n'iminsi avuga ati iminsi ari iminsi 5 cyangwa iminsi 10 ahitoreze kugira ngo n'umupolisi namujyana aho hantu azabashe kuba kwakura neza kugira ngo bibashe gutuma apasinga neza ikizamini. Yego, ariko handa kubaza iyo turi kwiga mu ishuri uzakora ikizamini cya leta ushobora kwigira aha ku ishuri yenda rya Remera ariko nyuma ukazaza gukorera ikizamini Kimironko. Aha ngaha se urumva yenda ataba ari ukwivuguruza
kuko uba warahawe ubumenyi buhagije kandi uzatwara ikinyabiziga aho ariho hose no muri za nyungwe aha ngaha ubivuga yiki. Murakoze cyane, iki kibazo ni cyiza ariko nanjye ndakigusubiza muri ubu buryo. Reka dufate abantu babiri, hari umunyeshuri ugiye ku kizamini, hari n'umunyeshuri utangira. Ni ukuvuga ngo nimba umunyeshuri atangira mwigishirije i Remera, ngira gusobanura i Remera namwereka ibyo agomba, urugero nimba kumutisha amarivanse wenda yamanuka ahantu hamanuka, noneho yagera ku Gisozi cyangwa yagera Nyamirambo aho arimo gukora ikizamini cy'imazi, ubu ni urugero nanze, ugasanga barimo kumutisha rivanse ahantu hazamuka kandi nyina mukoresha ahantu hamanuka, kubera ko icyo twe turimo kureba ni umunyeshuri. Kuba agiye ku kizamini ntabwo bisobanuye ko afite experience mu gutwara, ibyo ni ibintu bitandukanye. Ni umunyeshuri ugiye ku kizamini, ariko ngiye nkanjye ku giti cyanjye nasabaga nimba koko umunyeshuri agiye gukorera ku Gisozi bamuha aho hantu agomba aho agiye gukorera abanze ahihugurire kugira ngo abashe kuhamenya. Yego, reka tuvugishe abanyeshuri namwe turagira ngo tubavugishe. Uratubwira amazina yawe, noneho utubwire ubumenyi umaze kubona butuma ujya gukora ikizamini ku buryo wagitsinda ni ubuhe? Murakoze, banyita Teta Chelsea. Ufite ubumenyi buhagije ariko tuba dufitemo n'imbogamizi ku byo twiga. Iyo tugiye sirikirasiyo, ahantu dukorera sirikirasiyo, iyo tugiye gukora ikizami yongerejwe dusanga atariho dukorera, bitewe n'uko wenda ahantu duterera mu bipangu amarivasi baratwirukana, nyine izo mbogamizi zigatuma tutiga neza. Nyine hano gutyo mu bipangu niyo duteye usanga aho tugiye gukorera bidahura. None murifuza iki? Turifuza ko mwatubwira abaturanyi cyangwa aho mu baturage bakajya ni abaturage cyangwa ni polisi? Nyine aho mu marivasi duterera amarivasi, muri ibyo bisate by'ibipangu dutereraho bakaduha uburenganzira tukajya tuhigira. Yego, reka tuvugishe n'abandi. Nawe uregera hano utubwire, egera hano ahangaha. Yego, uratubwira amazina yawe, noneho utubwire mwebwe nk'abanyeshuri muba muri kwiga muzakora ibizamini bya perimi, mwebwe bihagaze bite, imbogamizi mufite n'izindi? Urebye ukuntu ibintu bimeze, amazina yanjye wongere nitwa Mugisha Egide, naje nje gushaka uruhushya rwa kategori B. Urebye ukuntu ibintu bimeze, turiga hano mu kibuga, ugaca mu makona, ugaca parikingi neza, ibyo bikoze ujya sirikirasiyo. Urebye ibintu sirikirasiyo ntabwo byagenda neza nk'uko uba ubishaka, ariko hari uburyo ushobora nko kuvuga ati nzakorera ku Gisozi cyangwa Noruveji, ariko hakaba hari ubwo wasaba mwarimu uti tuzagera Noruveji, wenda byakunda akakubwira ati iyi wenda imihanda ntabwo wemerewe kuyikoreramo, ntabwo wagenda ngo ujye kuyihuguriramo ngo niwe uzakorera ikizami. Ubuvugizi twari dukeneye ni ukuvuga ati wenda nko kuri polisi basaba nk'abemereraho abanyeshuri gato dukora ibizami, kugira ngo naho dukoreraho ibizami byibuza bakaduhamo n'umwanya wo kugira ngo tube twihugurira muri iyo mihanda, kugira ngo turebe ko n'ibyo bizami twabasha kubitsinda. Buriya kujyana mu muhanda bwa mbere ugiye gukora ikizami ni ibintu biba bitandukanye. Yego, reka turimo turasoza. Nizere ko ufite igitekerezo gitandukanye n'icya bagenzi bawe. We hari icyifuzo waba ufite? Icyifuzo gihari. Murakoze. Amazina yanjye yitwa Tunyine James, naje aha ngaha gushaka urwego rwa kategori B. Ikibazo tugira ni icyo mu mihanda, hari aho tujya gukorera ibizamini bakahadukoresha kandi twebwe abarimu batakwemera kutujyanayo. Niyo tugiye sirikirasiyo hari aho dushyika twaba se duca aha ngaha batanga ntabwo byemewe, kandi twajya gukora ikizamini n'abapolisi akubwira ati ahantu hace kandi utarahakoreye, nko ku Gisozi sirikirasiyo tugiye muri sirikirasiyo ntabwo bakwemera kukujyanayo, ariko twebwe tugiye gukora batujyana mu mihanda yabo. Twebwe twasaba tuvuganire aho ngaho bakoresha ibizamini naho bajye bareka abarimu baducishe muri mihanda yabo tubarebe. Nicyo ngicyo gusa. Yego, bibyo rero urabumva, harimo abanyeshuri, hari abasanzwe batwara ibinyabiziga, yenda ndaza no kubabaza cyane cyane ku by'amande bacibwa na polisi, ubwo nabyo hari icyo baraza kubivugaho. Yenda reka tube turekeye aho, turaza kongera mu kanya. Arakoze cyane mugenzi wacu Jean Paul Turatsinze. Ibyo ni ibitekerezo batanze mu kiganiro Waramutse Rwanda. Ndabona turimo kwerekeza ku musozo w'ikiganiro cyacu. Hagiye gukorwa iki afande? Igikomeje dukora, turakomeza twibutsa abantu, twigisha, tubakangurira icyo basabwa gukora gikurikije amategeko, tubibutsa n'ibihano bihari.
icyo dushaka ni uko badakora amakosa, batagwa mu makosa, wenda babizi cyangwa babigambiriye. Ntabwo icyo tugambiriye ari uguhana. Yego. Ariko mu by'ukuri muri rusange turifuza ko umuntu agerayo amahoro. Iriya jambo ritarigarukaho ari ryo jambo rihagarariye ubukangurambaga duhoraho. Kugera amahoro ni uko buri muntu twirinda impanuka za hato na hato, twirinda abantu, turinde ubuzima bw'abantu n'ibyabo. Rero ikigiye gukurikiraho ni uko nyuma y'ahangaha mu minsi iri imbere turatangira kubahana, harimo no gufunga. Twagira ngo wenda tuze nta gahe runaka mutanga ko kuvuga ngo iki gihe ni icyo kubigisha nabo duhuye nabo mu muhanda, nyuma y'ukwezi tuzatangira guhana? Umuntu wese utwara ikinyabiziga yarize, yize amategeko mu muhanda, yize gutwara ikinyabiziga. Kuvuga rero ngo uratanga ikindi gihe kwaba ari ugusubira mu ngira ngo twebwe icyo dukora ni ukwibutsa gusa. Yego. Nta kindi. Yego. Gusa icyo gihe icyo ari cyo cyose, yaba ari ejo, yaba ari ejo, yaba ari icyumweru gitaha, bamenye ko wenda na nyuma y'isaha bishoboka gutangira. Yego, murakoze cyane. Jean Paul, haba hari abantu bajya bagera gutya bakagaruka wenda kwihugura kandi baramaze kubona za provisoire? Ntabwo, abo ntabagaruka, ahubwo nyine twongera guhura nabo baje gushaka kategori supplémentaire. Murakoze cyane. Ngibyo rero, uyu ni umusozo w'ikiganiro cyacu, mutwemerere dusoreza aha. Nk'uko twabyumvise, polisi y'u Rwanda bati ntabwo wenda twavuga ko imbaraga bagiye kuzishyira mu kongera guhugura abantu, kubera yuko abantu barize. Hanyuma nyaboneka tugerageze kubahiriza amategeko y'umuhanda, nubwo wenda abantu batakaga yuko ibihano bivuye ku 10,000 kagera ku 50,000, gusa itegeko icyo riteganya nuko bashobora noneho ko hajyamo n'igihano umuntu yavuga yuko cyo gufunga. Turabashimiye cyane. Murakoze cyane. Yego, wari umwanya wa polisi ndetse na Amategeko kugira ngo twongere nanone twihugure, tumenye icyo amategeko ateganya. Nyaboneka twirinde twubahiriza amategeko y'umuhanda, kubera yuko ngo kuyubahiriza birashoboka, nk'uko umuvugizi wa polisi yaramaze kubitubwira.